iya boy dore igipfutse arabakubita arabakomakura dore ingume dore umusore baramukubita ariko ntafatwa dore umwana ukuntu abacanga dore arabacanga boy dore umucanga dore kubacanga arabacanga baracanga mu kigwa we cyabo data boy mbibutsa gukora subscribe kiboy dore umwana wabonye baba aratatse umwana hano urareba ubuzi aka rero wagasanga kuri Byangabo yacu filime zikarangije kugeraho. Reka dukomeze n'inkuru yacu rero. Ubona ko ibintu bimucanze amaze gutwita kandi abona nta ruhande afite, abo ise we nta kintu yari yishoboriye kuko ise n'ubusanzwe yabanaga n'ubumuga, nta kuntu nyine atigeraga ngo yikomeye ngo nyine ashaka utuntu twose amukorere kugira ngo azabashe kugera ku ntego ze. Urabyumva Debora yahise ajya mu buzima bukomeye. Ako kanya Debora nta kindi cyemezo yari afite usibye guhita ava mu ishuri. Ni uko nguko yahise ava mu ishuri. Kuva mu ishuri byo byamwafekisi ibintu bikomeye cyane, dore ko uyu Debora yavuye mu ishuri kandi tubyibuke neza ko yari yaratewe inda n'umukobwa n'umuhungu bahuriye ku ishuri. Debora yari mu gahinda gakomeye. Debora yarababaye cyane. Debora yatangiye kwicuza. Debora yaravuze ati nabikoreye iki? Debora yatangiye ati ariko se Mana, kuki wemeye ko ibintu bimbaho? Kuki wemeye ko mba umuntu umeze gutya? Kuki wemeye ko njyewe ntangira gutekereza gutya? Ati kuki wemeye? Ati Mana, ati ni kubera iki wabyemeye? Ariko se Mana, tuvuga ko nagucumuye iki kugira ngo ibibazo byose ubimpurizeho? Nuko nta kindi kintu yakoze, nk'umukobwa yahise ataha, ariko gutaha kugira ngo ajye mu rugo ajye kubabwira ko atwite nabyo byaramucanze. Ahita atangira kumva ko nta kindi kintu yakora, ahita atangira avuga ati ntabwo nasubira mu rugo, n'ukuntu iwacu bari banyizeyemo umuntu ukomeye, ati ahubwo ati njye nta kindi cyemezo nafata, ati reka njye kwiyahura, ati n'undi bibazo ntabwo nazabivamo, ati n'undi bibazo ntabwo nazabishobora, ati reka nigire kwiyahura. Inkuru yacu turayikomeza aho Debora yafashe icyemezo cyo kujya kwiyahura. Nuko muri ako kanya aragenda agiye kujya kwiyahura. Urumva yigaga i Kigali, aramanuka ajya kwiyahurira kuri Nyabarongo. Nta kugera ageze kuri Nyabarongo atangira ngo gusenga gakeya, amasengesho arayasenga, maze umukobwa wacu arinaga. Ariko Mana, reka dukomeze n'inkuru yacu. Debora yahise yinaga mu mazi, atitaye ngo harimo ingona, atitaye ngo harimo ibisimba, atitaye ngo harimo iki. Yahise yinaga mu mazi atangira kwiyasuma, nyine ubwo atangira kumira nkeri, atangira kumira nkeri kugeza aho yatangiye ngo kwicuza mu mutwe ngo agatangira kuvuga ngo ese mbikoreye iki? Ariko bidashoboka. Urabizi iyo umuntu yiyahuye, buriya iyo umuntu ari mu mugozi atangira kuvuga ati ibi bintu mbikoreye iki? Ati iyo ntabikora wenda nkashakisha ikindi gisubizo. Buriya kwiyahura ntabwo ari cyo gisubizo cy'umuti w'ibibazo mw'abantu mwe. Reka mbagire inama yo kutajya mufata icyemezo ngo mugiye kwiyahura, cyangwa se gufata icyemezo kigayitse. Kwiyahura ni icyemezo kigayitse. Reka dukomeze inkuru yacu. Ku bw'amahirwe Debora ari kujya hepfo ko yari yarangije gusa naho ahera umwuka, ariko agatima kagitera kuko yari yanyweye amazi menshi cyane. Yahise akomeza, noneho hepfo hari abasare babona ikintu gitangiye kujya kirareremba kikongera kigacubira, kikareremba kikongera kigacubira, kubera bo bari babizi. Hari umusore uri ku nkengero, ako kanya yahise yiyambura, ibyo myenda yose yari afite, ahita yinaga mu mazi, ahita ajya neza, ari koga neza aganaho cya kintu kiri batari kumenya ngo ni icyari, batari kumenya icyo ari cyo.
maze umukobwa we ntiyarakira umukobwa, ubwo yari atangiye gushaka kuba nyine mu magambo nuko abanyarwanda twe tuvuga nyine, ubwo iyo utangiye kuba utangiye gushiramo umwuka, utangiye kuba intumbi. Ubwo umuhungu yahise yihuta cyane, umukobwa yari abizobereyemo afite uburambe, ahita agenda ajya gufata wa mukobwa, aramurohora, amushyira ku amushyira ku mazi. Tubyibuke neza, Debora yagiye ku ishuri, hari umutipe banyuranye we agiye ngo kwiga i Nyanza, ariko uwo muhungu we ntago bari batubwiye ngo yiga ahagana he. Ukuntu inkuru ihurirana, ukuntu ibintu bihurirana, Debora yaje gusanga nubwo atari ari kureba, ariko umuhungu wari umukuye mu mazi ni wa muhungu ngo wari urangije kwiga i Nyanza. Bivuga ngo nawe we yari atuye muri ako gace, ntabwo yari uwa kure cyane, nubwo yari yaratubwiye ko ngo iwabo ngo ari i Rwamagana, ariko ngo yari afite ngo yari yarakuriye kwa nyirakuru aho ngaho muri ako gace. N'ubundi we ntabwo yari uwa kure cyane, urabyumva neza, yari azi koga neza, azi kwambutsa neza, azi ubuzima bw'aho ngaho bwose. Tubyibuke neza ko uyu Debora yari atashye agiye muri vakanse, asanga bamubwira inkuru y'incamugongo ko nyina amaje kwitaba Imana, kandi nawe yari afite inkuru y'incamugongo nanone yuko atwite. Twahita nk'inkuru y'incamugongo ko ntabwo yari amahirwe uko umukobwa kuba ari umukobwa mutoya agatangira kuba afite ibibazo bingana gutyo, akaba abuze nyina, akaba nawe agiye kujyana inda mu rugo ngo atwite. Ibyo ntabwo byari ibintu bisanzwe. Ubwo muri ako kanya Debora nta kindi yakoze, nta kindi usibye ubwo nyine kuba yaravumiriye. Ubwo rero muri ako kanya Debora we ntabwo yari agitekereza, ntabwo yari akiri umuntu ukiri kuba nyine yajya ku isi y'abazima, ariko agatima kari kagitera. Ubwo nk'umuhungu wari ubimenyereye yahise ahamagara abandi abasare bari bari aho ngaho, bose baraza umukobwa bamushyira mu ishyamba nyine. Ubwo batangira kumurutsa ya mazi yanyweye, baramurutsa ngo kugeza aho bamurukije hafi ijerekani yose. We ntabwo yari ari kubyumva, ariko nyine bari kumurutsa cyane, bakajya barahaga cyane. Ubwo hari uburyo bakoresha bwo kurutsa umuntu kugira ngo aruke amazi yose yanyweye. Umukobwa akimara kumurutsa, amazi amaje kumushiramo, nuko nyine bamurambika ku ruhande kuko ntiyari kubasha kuvuga. Ariko umuhungu akimukubita amaso, akimara kubona ko ari Debora, akimara kubona ko ari umukobwa bigeze guhurira muri basi, yahise yumva akubiswe n'inkuba. Aravuga ati uyu mukobwa hari ahantu twigeze guhurira, ati ndi kujya kwiga mu majyepfo, ati uyu mukobwa twahuriye mu modoka ari kumbwira ko agiye kwiga, ati muri uyu mujyi wa Kigali, ati se byaje kumugendekera bite? Ati Imana imufashe aze kubaho, wenda yaza kumbwira icyamubayeho. Dusiga umukobwa wacu aryamye hasi atari gutekereza ibintu byinshi. Reka tuzakomeze n'agace ka gatatu ubutaha. Reka dukomeze, tuzakomeze rwose. Mukore subscribe kandi aka gakuru niba kagufasha jya ukora komenti, maze unakore kunzogera kugira ngo inkuru zacu zose nizijya zikugeraho tujye duhita nyine tuzikugezaho mu ba mbere. Murakoze cyane, nkuko mubizi ni Mr. Metero Nakizo. Ndabakunda cyane, mugire amahoro.